ntago ari agapira. Nese iyo umugabo yavuye mu rugo agasahura urugo yarangiza akavuga ngo baranyirukanye, gute ubwonko bwawe urumva ibyo bintu bishoboka? Ariko ibaze kugira ngo nyine reka mbanze ngubaze, ibaze kugira ngo usahure urugo, sibyo? Numara kurusahura umbwire ngo umugore yakwirukanye kandi warusahuye, kandi imbere mwavuga ko ari ngewe wabigize mu rugo. Byagomba nibyo twavuga ko ari wowe, kubera ko n'ubundi mwe mumeze nka muhanganye mwe. Arega nta mpamvu nimwe tutari guhangana. Icyambere urabizi neza ko wansahuye, sibyo? Ugasiga umbabarije abana, ugafata televiziyo barebaga, ugafata intebe, ugafata na gaze nabatekeraga ukayitwara. Nanjye ubwanjye nago nareka kuvuga nuko yarayanyanze. Ndamukunda cyane. Yaranyanze yanga nabo yabyaye. Ndamukunda cyane kandi n'ubu naramukundaga narabizi. Yaranyanze yanga nabo yabyaye, sibyo? Aranasahura. None se ugira ngo tujye amaze gusahura urugo, none ubu ari mukuri, baramwirukanye ari mukuri, agarutse nta kintu afite ari mukuri. Muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha, si ngombwa kwirirwa ujya ahari, aho uri hose arabikuzanira. Agufasha kumenya niba ugukunda agukunda koko cyangwa ataguca inyuma. Agufitiye umuti utuma abagore bakundwa, umuti wirukana ibisambo, umuti ugaruza ibyibwe. Atanga kandi uruhereko n'umuti weza umurima. Atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo, umuti uvura inyatsi, umuti wo kwihorera ku mwanzi, umuti w'insinzi, umuti wongera ubukungu, indwara zananiranye, amarozi y'ubwoko bwose. Ahumanura kandi abantu bahumanyijwe, atsirika amarozi y'ubwoko bwose. Ahumanura ibibanza bikagurwa byihuse. Muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi, akoresha imbaraga z'abakurambere, akoresha kandi amahembe y'inkorongo. Aragufasha wowe urwara igifu, impyiko, kubura imihango, guca imyeyo, ababuze urubyaro, abashaka uruhereko, abarwaye asima, diyabete, iseru, kubyimba amaguru, kubura imihango n'izindi ndwara zitandukanye. Kandi waba uri mu Rwanda cyangwa se mu mahanga, muganga aragufasha. Muhamagare cyangwa umwandikire kuri WhatsApp. Ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye, ni kuri Kiza TV show nk'ibisanzwe. Nongeye kubasuhuza kandi bizakomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi. Reka nezere ko meze neza mwese aho muri, abari mu Rwanda n'abari hanze y'igihugu mwese ndabasuhuje. Ndashimira mwese mwandika muri comment inama n'ibitekerezo ndetse n'izindi nyunganizi mugenda mwandika muri comment, n'ubundi bufasha mugenda mutana abantu twaganira nabo bagiye batandukanye. Ndabashimira cyane. Uyu munsi ndi kumwe na mama wase ndetse na papa wase. Haciye iminsi tutaganira, bose bari kumwe, ngira ngo muza ko ibintu byagenze mu minsi ishize. Haciye iminsi myinshi tuganiriye na Farida ndetse na papa wase, atubwira uburyo nyine byanze, uburyo Farida amwirukanye, ariko mama wase ntitwabasha kuganira nawe ku giti cye kugira ngo twumve nawe uko abyumva cyangwa se uko abitekereza. Papa wase tuguhaye ikaze. Urakoze cyane, turashima Imana. Ko wishimye se? Ni ngombwa. Wowe ubibona se? Turakwakiriye mama wase. Ko warakaye? Ntago narakaye, murakoze cyane. Murakoze cyane, ntago narakaye. Ugomba kuba bitandukanye nyine nawe urabyumva. Mama wase kutari mu kamudu keza. Gupfira he? Ntago ndi muri modo nziza. Kwasi ufite mu ruhare wowe uri kwishimira seka, madame araraka. No siko naje ko nambara byose ni kimwe, kurakara guseka kuri ngiye nabonye byose shwarimwe. Byose ni kimwe. Kuri ngiye pe nabonye shwarimwe gose. Mama wase papa sura muriruka. Ndwindeba nabi. Basiri papa wase nabi nje ntacyo dupfa. Ntago muheruka. Ko mwahuye nimunahoberane nk'abantu bakumburanye. Ntago byari ngombwa guhoberana. Bari birebire cyane. Ni wowe wabigize birebire bino bintu. Oya, dore ngo narabizi kuntu byagenze. Byagenze gute? Ndumva sinavuga byinshi, hari nawe ubwe ushize twari turi kumwe urabizi kuntu byagenze. Nta nyiri bwite nagira icyo avuga nawe. Mama wase amenye ko Farida yamwirukanye. Wase se badafite hano ko yarakuganirije. Narabimenye ko yamwirukanye, ariko nanjye ndi kumwirukana. Ubwo nebene bari bibazo. Ko muri kumutererana mwese mwatera agapira ndatera hano. Ntago ari agapira. Nese iyo umugabo yavuye mu rugo agasahura urugo yarangiza akavuga ngo baranyirukanye, gute ubwonko bwawe urumva ibyo bintu bishoboka?
ariko ibaze kugira ngo nyine reka mbanze nkubaze ibaze kugira ngo usahure urugo sibyo numara kurusahura umbwire ngo umugore yakwirukanye kandi warusahuye urumva ibyo ari ibintu byumvikana yarangiza ngo ni mubabare agaruke mu rugo aragaruka n'iki se ahubwo si yarahindutse kweri ahubwo se buriya bitundaga wumva kuri kubijyana hehe bibaho biriya bintu nose nabibonye ko byabaye se byarabaye none ukumva yuko ugomba kugaruka mu bana n'intebe zanjye na televiziyo yanjye na gaze byose warikoreye ukagaruka gutyo gusa urumva ibyo bintu bishoboka papa wase umwanzuro nakubwiye n'ibyo nakubwiye ukabona nkaba mbona nta kintu wowe urenzaho nese icyo narenzaho ni iki ukabona n'ikintu nabivugaho nese mbivugeho iki nyine nkubwire ngo garuka mu rugo ugaruke mu bana n'ibyo wajyanye utabigaruye ese ubwo amaherezo ni ayahe ni uko awuti noneho ni njyewe uri kubaza amaherezo ahubwo wowe wagatekereje nk'umuntu w'umugabo ukavuga ati nk'umuntu w'umugabo wasahuye urugo nkajyana kwa maraya urumva ukavuga ati byibuze ndagaruka mu bana gute ese ndagaruka n'iki ko inzu nayisize yera ukabitekerezaho nawe ibaze kuvuga ngo uje imbere yawe urumva icyo avuga we nuko waje nta kintu nuko waje nta nyine imbokoboko kandi waragiye wikoreye nubwo wagiye wikoreye ugaruka ambo kuba naragiye nikoreye birumvikana n'ubyo nagarutse natikoreye nabwo ntabimusobanuriye ariko we ntiyashatse kubyumva ati ngo arabyumva gute yumvaga ko nagiye ariko nzagaruka se hanyuma papa wase nagira ngo mama wase wenda ushaka kubitaramusobanuriye neza cyangwa akaba yarabyumvise ukundi nagira ngo umubwire twe turabizi ko byagenze ibyawe na Farida wamunyura mu ncamake kugira ngo asobanukirwe neza icyatumye usubira mu rugo cyangwa ikiri gutuma ushaka gusubira mu rugo ese we na Farida byagenze bite kugira ngo yumve nawe impamvu ki yatuma akubabarira ukagaruka mu rugo se mama wase ako kantu uvuze niko kuko nanjye niko nari nkeneye kuko ndabikeneye urumva keza ni kuvuga ati uyu ni umudamu wanjye urabizi twaganiriye byinshi sibyo azi byinshi dufitanye amabanga menshi ariko ikiri aho ngaho kuba naragiye narabanaga na Farida nawe ubwe yari abizi sibyo ko byarageze aho noneho bipfanye na Farida tukaba tutakiri kumwe byabaye ngombwa ko nsubira iwanjye mu rugo urumva mu kugerayo rero byanze ubwo ikiri aho ngaho rero mama wase rero niwe ufite byose niwe ufite inshingano zose mu maboko ye imbabazi zo ndimo ndazisaba kandi si ubwa mbere nzimusabye ubu ni ubwa kabiri ngarutse none kongera kumusaba imbabazi ariko umwanzuro ni uwe nose njye nimba ngarutse mu rugo akaba arimo aranegeka ibyo bintu kandi abizi neza ukuntu byangendekeye naranabimusobanuriye abizi urugo ntabwo urarugarukamo ahubwo uri gusaba kurugarukamo ahubwo ndashaka kukubaza wapfuye iki na Farida kugira ngo akwirukane wumve yuko ugomba kugaruka kandi uzi yuko n'ibyo mu nzu byose wabimushyiriye ugasiga unsahuriye urugo ukasiga umbabarije abana ni ikihe cyabiguteye ni birebire cyane kandi nkeneye kugira ngo ubinsobanurire nanjye nkubwire icyo nifuza nk'umuntu wasize ubabaje nizere kuri kunega amatwi neza ariko ndi kuyatega cyane rwose byabaye ngombwa ko dushwana njye n'uriya mukobwa kamwita umugore byabaye ngombwa ko dushwana vuga umugore mwiza ahubwo ntabwo yaba kibaye mwiza kandi tutakiri oya ariko yari umugore mwiza ni ukuri ambo byarangiye dushwanye n'uriya mugore mwiza kandi bivuga uko ubishaka kuko ndumva n'ubundi ko bigomba kumera turashwana ibintu byinshi cyane inzoga asubiraho aba umusinzi nk'uko yari ameze imbere numva nza gusanga ikibazo cyo gutwita ikibazo twahuye nacyo cy'umwana gupfa nza gusanga ari we wabigizemo uruhare kandi imbere mwavuga ko ari njyewe wabigizemo uruhare byagombaga nibyo twavuga ko ari wowe kubera ko n'ubundi mwe mumeze nk'aho muhanganye mwe arega nta mpamvu nimwe tutari guhangana icyambere urabizi neza ko wansahuye sibyo ugasiga umbabarije abana ugafata televiziyo barebaga ugafata intebe ugafata na gaze nabatekeragaho ukayitwara nanjye ubwanjye ntabwo nareka kuvuga sibyo kandi nawe wishyize mu cyimbo cyanjye ntabwo areka kuvuga ahubwo njye hari ikintu nshaka ndakiguha ibikoresho wajyanye biri hehe
sibyo ndimo ndagusobanurira ni ukuvuga ati byabaye ngombwa ko ngiye nawe dushwana kango ko iki byabaye ngombwa ko anyirukana aranyirukana basi mubwira akabiguha papa wase urategetse uvuze ngo byabaye ngombwa akanyirukana byabaye ngombwa ko anyirukana none se ubwo ngo navuga ngo yaranyirukanye ibazerwa usohoka gwike gusa uzi nibyo watikirijeyo urasohoka pe mpamvu ngarutse imbere yawe ngusaba imbabazi nanjye rero ndashaka ibyo wajyanye ukabwira abana ati bana banjye nari naragiye ariko ndagarutse mu mbabare kuko urabizi yuko bakuze barabizi yuko wadutaye ariko mama warangiza ukaza ukababwira ati nubwo nagiye ndagarutse ariko dore ibyo najyanye ngibi ndabigaruye ariko mama wasereka ngo byuze ukuri kubizi neza ko ubuzima bwano hanze butoroshye none se utunda wamenyaga ko butoroshye papa wase kandi ntabwo afite ahantu ho kuba ni ukuvuga ati ubuzima buri hano hanze ukuntu bumeze sinzi ngo naraye sinzi mu gitondo nagiye no kurya ni ikibazo n'ukuko se papa wase ndimo gukumva uribuka yuko aho wadusize natwe utahazi icyo urakibuka nahazi gute uribuka aho wadusize aho ngaho urahibuka aho wasize udusize nyine none ubu ngubu ngo nawe nta hantu ufite ho kuba ariko imana ihora ihoze niko navuga nose ubwo ngubu umwanzuro ni wowe umwanzuro njyewe umwanzuro singutesha abana bawe kuko warababyaye sibyo cyangwa nawe ugiye kumfatanya na Farida ibyo bya Farida byihorere singutesha abana bawe kuko warababyaye sibyo kandi simvuga ngo nugaruke ngenda shaka ngo unzanire ibyo wajyanye uzubwira abana ati nubwo nabitunze bwose ndagarutse dore ibyo najyanye bana banjye mu mimbabazi kuko urabizi uko wasize utubabaje ariko kuvuga ati ngo ibyo bintu bizagaruka ukaba ubizi neza ko nese uraje twicarane ku mukeka twaricaraga mu ntebe waratundiye kwa Farida mbere yaho se twicaraga guke twicaraga mu ntebe mu madiva mbere y'ayo madiva mbere y'amadiva ngiye nawe tumenyana mbere yaho tumenyana noneho ubu ngubu ugiye kumbwira ngo ngiye kongera mbiri cyuya nshake ibyo wajyanye kwa Maraya mbigarure mu nzu urumva ibyo bintu bishoboka nta rukundo rurimo none byabaye nese wagiye ubundi ari uko nkunze nimba waranze abana bawe ngewe wenda ndeka sibyo iyo ugenda urabizi ko abana ari wowe wababyaye twababyaranye kwanza none urambwiye ngo iki urambwiye ngo nta rukundo rurimo nese wagiye ari uko wagiye udukunze buriya wagiye udukunze abantu bagiye bavuga ngo reka tubyite ko waciye umugore inyuma kuko kandi ni nako byagenze uretse ko wowe wabikoze ku mugaragaro utihishe nk'umuntu wari uri mukuri bavuga ngo wari uri ntabwo tubihakanye wari uri mukuri we watunze ibintu uri mukuri usahura urugo ntiyari mukuri ni mukuri ukuri kuweze nibwo bwari uburyo bwe yaritunze ari mukuri none agarutse ni bimwe bavuga ngo amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe yego usubiyemo ubu urumva uhagaze mukuri pe ibintu urakendereje yari ari mukuri urumva papa wase we yatunze ibintu abisohora ari mukuri none banamwirukanye ari mukuri cyari mukuri no kugeza n'ubu ndacyari mukuri bakwirukanye uri mukuri yego nose nimba afashe umwanzuro wo kunyirukana n'ibintu akabisigarana nkaba ngarutse ubu urumva uhagaze mukuri urasahuye uri mukuri usahuye urugo uri mukuri aho bijyanye njye mvuga ngo na barakwirukanye urukundo se rwankunze n'abana bawe n'uruzi none se papa wase kankubaze bajya bavuga ngo umugabo acinya umugore we ngiye amucinya ngo si uko bamwanze ngo abakimukunda dutandukanyirize wowe byabaye waciye umugore wawe nyuma ujya kwa Farida nuko wari ukunze umugore wawe wari ukimukunze nuko yarayanyanze ndamukunda cyane yaranyanze yanga nabo yabyaye ndamukunda cyane kandi wari ukimukunze naramukundaga narabizi yaranyanze yanga nabo yabyaye
sibyo aranasahura none se ugira ngo tujye amaze kwaca inyuma gusahura urugo tutabakunda none ubu ari mukuri baramwirukanye ari mukuri agarutse nta kintu afite ari mukuri ubwo se nk'ibyo wambwira ngo ni ibiki Wegeye kwa afite gukunda. ankunda yarankundaga oya ruriya nta rukundo rurimo rwa rorera Umugabo guca inyuma akigukunda gorasi uko bakwana. ntabwo akanagusahura agukunze ayicisha abana inzara kuyirya ari Farida kugira gutari nta n'umwe nshaka gusubira mu bya Farida Gusa nyine ndumva atari na ngombwa ariko gusa nyine n'uwawe mama wase. Buryo wawe ntabwo wajugunya uwawe. icyo ndimo ndakubaza njyewe ni ikintu kimwe cyonyine uri gushaka njyewe cyangwa uri gushaka ibintu ndashaka ibintu Uramushakana ibintu se biravahe ibintu biravahe harabanza haza ibintu nawuze usanga abana n'ibintu uri inyuma y'ibintu. uri gushaka njyewe umva none se ndire nararize narihanaguye ndashaka ibintu wajyanye ituro yanjye none igezweho nshaka ibintu wajyanye ukazanana nabyo ugasaba abana imbabazi ibyo bintu urakeka biri buve ubwo ati nta bintu Nta wowe. simari ku bwanjye numvaga nta bintu nta cyabaye abagore bari abakera ese ubu wansize uyobeye ko ndi uwa kera ntabwo wagiye gushaka umushyashya oya wansize uzi ko ndi uwa kera ujya gushaka umushyashya nyine njye simbyumva ntabwo nari ko wanyihinduka we ko wanyihindutse ukajya gushaka abana batoya ntabwo wanyihindutse Aramwana ni muto buriya. Umukecuru muto. yari mwana ni muto uriya mwana ni mutoya kandi uriya mwana azi gutanga keya Bishimangira ko yaramurengeje urugo. nubwo yamwirukanye ariko uriya mwana yarakimukunda yakoze biriya bintu nkomeze ahubwo uriya mwana wari ukimukunda ahubwo ikibazo ni uko yakwirukanye ubundi we wari ukimukunda wahise ubibona si ushaka kumwaka ibintu wowe urashaka kugaruka gutyo gusa imbere y'abana haba nabonaga ndibuze kurya n'imigera ahubwo keretse iyo akunkubitira nkamenya ko yagukubise niyo yari byibuze amaherezo ahaguye nibwo byari kunezeza Nta kintu kinjira iwanjye ngo gisohoke. Waje uko waje. ariko ibyo yavuze ni ukuri ibyo yavuze ni ukuri Tujya kundeka. Abantu bazi ko twabaye n'umugabo. mbese niyo yari yabyinjije mu nzu ntabwo yagombaga kubisohoramo rero none nawe umwanzuro ufashe no kuvuga ati ahubwo nanjye ndashaka ibikoresho wajyanye ubu twicara ku mukeka Basi bya bindi bimureke. kuko kumbwira ngo uraje gutyo gusa n'amaboko masuzi n'icyo wasize ukoze mu rugo ngo uje imbere y'abana ngo mbwiye abana ngo dore papa wanyaraje ntabwo ari ibintu byumvikana kumva mwese mugiye kubitesha urabizi ko umuhungu wamaze kuba umusore mbwira ukuntu umuzi imbere umubwira ngo ndaje nta kintu nzanye nawe nahumure urwo ndimo ndajyamo ibyo irimo ndacamo ntazabicamo oya windagira uwo mwana umurage wawe oya ni umugabo ariko oya windagira umwana umurage wawe nawe ni umugabo azabibona reka kundagira umwana umurage wawe rwose umurage ni uwawe umwana mureke Mama wase ariko numvaga wamubabarira. kandi wumva Cyangwa se papa wase ugashaka ibindi bitari bibi. kandi wumva yatsimbaraye ngo arashaka keretse ambwiye ko ntabwo nkubwiye ngo ndashaka biriya sibyo okay, tuganire neza none ntabwo nkubwiye ngo ndashaka biriya si na ngombwa ngo uzane biriya yego yego nshaka ngo ibyuzi wasohoye mu nzu ugenda ubishake winjire mu bana byibuze abana bavuga ati papa yaje intebe zaje televiziyo yaje gaze yaje turateka kuri gaze umunsi ntabwo turi buteke ku makara ibyo ni ibintu byumvikana ntabwo ari ngombwa ngo ujye kwa Farida nimba Farida yarabikwimye ibyo birakureba we na Farida ngicyo nshaka ni ukugira ngo winjire mu bana singutesha abana bawe kuko nta wundi papa wabo bafite ariko uze uzanye ibikoresho n'abana bavuga ati papa yagarutse mu rugo Ubwo ibikoresho ni televiziyo n'intebe na gaze. Bivuga iki? Ikibazo ni amahera. ikibazo ni kashi uritonda rero mu gihe uri kugendagenda nyine uba uri kuzishaka ugaruke neza aho urara nyine urakomeza uharara ushaka ibikoresho aho ndi kurara nabwo harimo haramenda n'ibyo bikoresho nabyo birasaba iki amafaranga ari kuguhenda harimo haramenda none urashaka kuza kugaruka mu bana nta kintu kiguhenda warasize umbabarije abana ariko
ariko se sibye wowe abana nabo baranyishuza ibyo bintu usibye nese wabitwaye bayebewe ko ari ibyacu dufite abari kuvugira abana wabitwaye babyishyuza ariko mama wabo oya nabo barareba ariko nabo barareba ahubwo yavuga uti wenda icyo nabona ni iki runaka wenda nzashakisha akazi ahubwo ukuntu bimeze rero sheri wanjye ndagukunda cyane urabizi wowe by'ibintu tube tubishize ku ruhande wowe mbabarire banze ngaruke mu rugo cyarane hafi n'abana banjye bundi ufate gahunda yo guhiga ibindi bintu urabyumva gute wowe njye numvaga ku cyifuzo dufatanye guhiga ibindi n'ibyo naruhiye warabishyiriye Farida ahubwo njye numvaga icyanyorohera muri njyewe ari uko washaka ibikoresho ukaza ukabwira abana ati bana banjye ndagarutse abana nabo urabizwa abana bakunda televiziyo ko numva se bigiye kumfata igihe kinini nta kibazo urihangana ubishake ugaruke mu bana nta kibazo ubwo rero n'ubundi ntabwo wankundaga rero ntabwo wankundaga yakundaga intebe se nshobora kuba no kuza kuguca inyuma warabigizemo uruhare nabigizemo uruhare kubikeka mbese niko uri kubitekereza niko ndi kubibona ntabyo wavuze ko byatumye ugenda oya niko ndi kubibona si ngombwa ngo ibintu byose ubimenyerega Keza wowe kunca inyuma ni uko wagendaga kwa ukabura buzugu nuko wagendaga kuri uriya mugore wawe wamara kugerayo nyine mu kanwa ugasinduka yiryama nyuma ya bwati televiziyo ndakuzaniye intebe ndakuzaniye nese wibagiwe yuko wambwiye ko televiziyo hariyo kugira ngo abakiriya bajye bareba baje mu kabari nese abana banjye bo bazareba iki niwe bazajya bareba gusa uhinduke televiziyo ariko se reka njye nibariza ikibazo cy'amatsiko nimba twarigeze kubana njye nawe umugore n'umugabo tugakunda twarabanye twaranabyaranye icyo ni ikintu cyumvikana ariko ntabwo turi kubana kubera amafuti wankoreye kandi sinjye wayakoreye ngiye nyine wahemukiye nabo wabyaye ngarutse imbere yawe ngusaba imbabazi karizo nese urabwira abana ngo nenje kubasaba imbabazi gutyo gusa ibyo bintu urumva bishoboka ntabwo abana babyumva kuko abana barababaye byiteka cyane nyina igihe tumaze ni kinini sibyo mwariyakiriye abana barabizi kose yabataye kubwira abana rero ngo papa wanyaraje n'ibyo yajyanye nabyo azanye urumva icyo ari ikintu cyumvikana buriya kandi nta kintu kibabara nk'umwana nge nshobora kubyirengagiza ariko umwana arabikurana siko no ku ishuri babagabanya umusibye yuko nagize amahirwe nkabaganiriza bakabyumva bakiyakira ko mbizi ko akenshi abana bumva inama za ba mama wabo kucyo utabegera ngo bagishe inama ndabegera n'ikizi televiziyo ndabangaruye intebe ndabangaruye ni igiki ndabangaruye muri byo mbabwira ngo papa wanyaraje ngo bana banjye rero nimwicare mutuze tujye turira ku mukeka papa wanyaragarutse urumva ibyo ari ibintu ariko ushobora kuba waranyuzwe kuba ndi hanze y'urugo nyine kuba uri hanze y'urugo njya agahinda karanyishe njya agahinda karanyishe karananyegura nyine agahinda karanyishe karananyegura ndangije mfata no kwiyakira rwose nariyakiriye pe nariyakiriye ni ukuri ngo kukubona ntacyo bitwaye ari kuri papa w'abana kukubona nta kibazo Keza nawe ari kundeba gusa nta kintu arimo aramfashamo ugenda kwa mama se ku ngufu wenda kubera ko wenda nawe uri umumama nkawe wamugira inama nawe ukamubwira ati bigende gutya na gutya ahubwo wowe tekereza neza cyangwa se ushaka umugabo mugenzi wawe akugira inama umubwire ikibazo ufite umubwire ati rero none nasize mu rugo nkoze ibi n'ibi ndashaka gusubira mu rugo urumva nawe kugira inama nk'iz'umuntu w'umugabo kandi nzi neza yuko ari bukugira inama ntabwo ari bukubwire ngo shorera ugende warasize usahuye urugo ntabwo ibyo byakunda ibyo ntacyo byaba bitwaye azane niyo televiziyo abana bajye birebera cyane ugura kirombo ariko urumva ko gahunda afite ari kubinorega ariko ntabwo ari kugusaba ibintu bihenze ashaka ko uza mu rugo ufite n'icyo winjiranye ariko ufite icyo ugarukanye nyine ufite icyo ugarukanye uko wagiye urakuzi wagiye unsahuye narahombye sibyo naragenda homba
noneho rero gerageza sibyo urebe noneho icyo ugarukana mu bana bawe. none se nimba naragiye njyanye ibintu nkaba nabijyanye nkaba ngarutse narahombye nkakubwira kuntu nahombye nkambona nawe nani muri murangirira urashaka bizagenda gute? Narahombye pe warahombye n'ukuri narahombye mbega urucuruza rwo n'urundi rugi urahomba none urashaka ukuntu bimbabaje. oya ngewe reka nkubwire nawe kurira naseka kuko ndumva bisekeje iyo nekereje ukuntu watunduye ibintu wirukanga ukaba uri kumbwira ngo warahombye nkaho hari ahantu waragiye gushinga business yawe nyine irahombye noneho urumva uri bugaruke nta kintu ugarukanye mu rugo. Nari mfite buri wari ufite iyo mibare se? Ifite imibare myinshi cyane ni danger kweri mama wase reka rero nkubwire nashoye ahantu urumva nashoye ahantu nzi ko ndi bwunguke ariko narahombye. Papa wase reka nkubwize ukuri nashoye nzi ko ngiye kunguka ariko bajya bavuga ngo nkunda umugabo ntacyamaye ako kantu uvuze niko washoye ahantu hatunguka uzi ko ugiye kunguka. nashoye ahantu nzi ko ngiye kunguka ariko birangiye mombye urahomba nukuri kw'Imana ako kantu ni keza ahubwo mu maguru nta muntu hashora ngo yunguke ahubwo inamenya iyo uza kubimenya niwe uri gushora nukuri. Nzi ko wenda umuntu yapfa kugenda adashoye bikemera. narashoye ndahomba narahombye ubu cyakoze nta n'ibikoresho usigaranye ngo basugurishe na ukazi ure kukuremo makeya yo kwiye. ngiye kiri aho ngaho ndimo ndasaba imbabazi mama wase wenda abitekerezeho kuko n'ubu ngubu kano kanya ndi kubaho mu kirere nakubye ubuzima ndimo burimo burangora cyane burahenze mbese ubyumva urabizi muri Kigali ukuntu ibintu bisigaye bimeze. Biranumvikana turi guhura muri chambrette turi abantu barenze batatu urumva ukuntu gahunda zimeze kandi aho ndi kurara no munsi ndi kurara ejo urumva ubuzima ndimo burahenze cyane buragoye kandi nyine wa mugani ngiye kiri aho ngaho ndi imbere yaje gusaba imbabazi wazima nonanga wata mu rugo kabanza ukabitekerezaho wirengagiza ibyahise katurebe ibizaza ndakeka ari byo byiza. reka tugane ku musozo imbabazi uri kuzisaba mama wase nawe nk'umuntu mukuru wa mugani nawe abitekerezeho yumva koko bikwiriye ko aziguha azaziguhe. Reka dusorezana tuzosura mu kiganiro cy'ubutaha.